Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Reba video ya mbere aho twasesenguye uwo Pawulo ari we n'impamvu yanditse uru rwandiko, tukanagaragaza ingingo z'ingenzi ziri mu mutwe wa mbere kugeza mu wa 4. Ko abantu bose bihebeshejwe n'ingoyi z'icyaha bakaba bakeneye kurokorwa, kandi ko uku kurokorwa kutagiye kubaho igihe abantu bagerageza kumvira amategeko ya Mose, ahubwo ko imiterere y'Imana yo gukiranuka yayiteye kurokora isi kubw'urupfu n'umuzuko bya Yesu, kugira ngo ishinge umuryango w'amoko menshi ushingiye ku kwizera wa Aburahamu nk'ubwoko bwayo. Nuko mu byiciro bitatu bisigaye by'urwandiko yandikiye Abaroma, Pawulo agiye kudusobanuriza ingingo mu buryo bwagutse kurushaho. Rero mwibuke ko Pawulo acukumbura ibyo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Iyo abantu bizeye ko urupfu n'umuzuko bya Yesu byari ku bwabo, bahabwa izina rishya, bagakiranuka, abere ku Mana, bagashyirwa mu muryango mushya, ubwoko bw'isezerano bwa Aburahamu, maze bagahabwa ahazaza hashya, ibyiringiro by'ubuzima bwahinduwe. Aha rero Pawulo atwereka uburyo impamo yagombye guha umurongo buri gice cy'imibereho yacu, kuko kuba muri uyu muryango bivuze kuba umwe mu bwoko bushya bw'abantu Imana irimo kurema binyuze muri Yesu na Mwuka Wera. Bityo Pawulo asubira inyuma ku miterere y'umuntu wa mbere, Adamu, uvugwa mu nkuru ya Bibiliya. Izina rye rivuze ikiremwa muntu. Ubundi Adamu, kimwe n'abandi bantu bakurikiyeho, yahisemo icyaha no kwikunda. Bityo buri wese yisanga mu rubanza rw'Imana, kubera ko duhinduka imbata z'icyaha, ari byo bituvira mu rupfu. Ariko Pawulo agereranya Adamu na Yesu, uwo yita Adamu mushya, umuntu wabayeho agandukira Imana, kuko bigaragazwa n'igikorwa cye cyo kwitanga kubw'urukundo. Yesu atanga ubugingo bwe nk'impano kubw'abandi, kugira ngo batsindishirizwe imbere y'Imana. Uko niko Yesu ahagarara abereye umutwe ubwoko bushya bw'abantu buhinduwe n'iyi mpano. Ibi bitugeza mu mutwe wa 6. Pawulo yibutsa abo bakristo b'i Roma ko guhitamo gukurikira Yesu bivuze kureka kamero nk'aka Adamu wa kera wabo, maze bakinjira mu kamero gashya nk'aka Yesu, kandi kubatizwa kwabo kukaba kwari ikigereranyo cyera cy'iyo mpinduka. Umuntu wabo wa kera yapfanye na Yesu, maze umuntu wabo mushya azukana nawe, ava mu bapfuye. Rero iyo umuntu yizeye Yesu, ubugingo bwe buba bumwe n'ubwa Yesu. Ikiri ukuri kuri we kiba impamo no kuri uwo muntu. Ni mu gihe abantu bemeye ibibaranga nk'abantu basa na Yesu, baba bahorewe guhinduka abantu bafite umutima muzima, ubasha by'ukuri gukunda Imana na bagenzi babo. Nuko rero, niba kurema abantu bashya byarahoze mu mugambi w'Imana, mu mutwe wa 7 Pawulo arabaza ati, none se bivuze iki Imana guha Isiraheli amategeko cyangwa Tora mu gihe burayo? Icyitonderwa, mu gihe Pawulo akoresha ijambo amategeko, rimwe na rimwe abavuga inkuru n'ubutumwa byo mu bitabo 5 bibanza bya Bibiliya. Ariko ubundi abavuga cyane cyane amabwiriza magana yashyizweho na Mose, ni nabyo dusanga mu bitabo by'amategeko ya Mose. Iki gisobanuro cya kabiri nicyo Pawulo yibandaho aha. None se intego y'aya mabwiriza yose yari iyihe? Pawulo avuga ko amabwiriza y'amategeko yari meza, yerekanaga ubushake bw'Imana ku buryo Isiraheli yagombaga kubaho. Ariko iyo usomye amateka n'amategeko ya Mose, Isiraheli yayishe yose. Uko Abisiraheli bongerwaga amategeko, niko barushagaho gukora icyaha cya Adamu no kugoma. Ndetse n'igihe Imana yahaga ubwoko bw'aya mategeko yihariye arebana n'imyitwarire ngo bayitondere, ibyo ntibyakuyeho ikibazo cy'umutima w'umuntu urarikira icyaha. Ahubwo mu buryo buyoberanye, aya mategeko arushijeho gutuma Isiraheli itsindwa n'icyaha. Ariko Pawulo ati, aya mayobera niyo yo kwibazaho. Intego y'Imana kwari ukugaragaza neza ko ari ikibi cyatwaye umutima wa muntu, kandi ko amategeko ya Mose nubwo ari meza atashoboraga kugira icyo abikoraho. Ariko Pawulo mu mutwe wa 8 aravuga ko igisubizo cyazanywe na Yesu hamwe na Mwuka. Uko niko byashobotse. Amategeko yakoze nk'ayandorerwamo igira ikintu kuba kinini. Yibanze ku kibazo cy'imibereho ya muntu ahantu hamwe, ubwoko bwa Isiraheli. Ariko uhagarariye Isiraheli ari we Yesu Mesiya, yishyuye kandi akuraho rwose icyo cyaha binyuze mu rupfu n'umuzuko bye. Kandi ubu Yesu yohereje Mwuka we mu muryango we mushya, kugira ngo ahindure imitima yabo ngo ibashe gusohoza by'ukuri ibibwirizwa n'amategeko byose, ari byo gukunda Imana na bagenzi bacu. Kandi hariho byinshi kuvugurura ikiremwa muntu kw'Imana. Ni intambwe ya mbere y'umugambi wayo wagutse wo kurokora no guhindura ibyaremwe byose bishya, ahantu urukundo rwayo ruzaganza byose. Ubu rero urabona ko umutwe wa mbere kugeza ku wa 8 ari umujyi umwe muremure ugizwe n'igitekerezo kimwe, ariko utera kwibaza ibindi bibazo. Niba ibi byose byari umugambi w'Imana, ubu Abisiraheli ba none batemera Pawulo wabo na Yesu nka Mesiya, bafashwe batubu, ni buryo ki iyi nkuru isoza amasezerano y'Imana kuri bo? Pawulo mu mutwe wa 9 atangirana agahinda gaterwa na bene wabo b'Abisiraheli batemera ko Yesu ari Mesiya ku bwabo, maze bikamutera kwibaza kuri Isiraheli yo mu gihe cya kera, ashingiye ku nkuru y'isezerano rya kera. Atwibutsa ko kuba uwo mu bwoko bwa Isiraheli ukomoka kuri Aburahamu ku mubiri gusa,
bitakwigira na hato umunyamuryango ubikwiriye mu muryango w'isezerano. Pawulo atwereka uko kuva kera Imana yatoranyije bake bakomotse kuri Aburahamu kugira ngo izakomerezeho isezerano. Kandi icyo avuga ni uko uwo murongo w'amasezerano ukomerezwaho n'abakurikira Yesu. Atwibutsa ko igihe kirekire abantu b'umuryango wa Aburahamu n'abatari abo muri wo birengagije ubushake bw'Imana. Atwibutsa inkuru ya Isiraheli n'ikimasa cyacuzwe mu izahabu ndetse n'ibyo kwinangira kwa Farawo. Atwereka uburyo Imana yashoboye gukurikiranya ibyabaye ku buryo kwiyimura kw'abantu byasohoje imigambi yayo yo gucungura. No mu mutwe wa 10 Pawulo yibanda cyane kuri Isiraheli ya none. Impamvu Abisiraheli batemereye Saruko isezerano rigenga amasano yabo n'Imana ryubakiye ku gukurikiza amabwiriza ari mu mategeko ya Mose. Birababaje rero ko batitaye ku by'Imana yakoreye muri Yesu kugira ngo ire mu muryango mushya w'isezerano wubakiye ku kwizera. Nuko Pawulo mu mutwe wa 11 akabaza ati, ahazaza ha Isiraheli hameze hate? Imana yaba yarasibanganyije abantu bayo? Agasubiza ati, oya, hari ibihumbi byinshi by'Abayuda nawe ubwo arimo bemera rwose Yesu nka Mesiya wabo, ariko hari n'abandi benshi batabikozwa. Nyamara Imana yakoresheje urwango rwabo mu nyungu z'imigambi yayo. Byatumye ubutumwa bwiza busakara ndetse byihuse kandi bugera kure mu banyamahanga, bituma umuryango wa Aburahamu waguka cyane ubamo amoko menshi. Pawulo asobanura umuryango w'isezerano ry'Imana nk'igiti cy'umwelayo kinini. Abanze Yesu barahwanyuwe, niko twavuga, kandi aba banyamahanga nk'amashami y'ingurukira yatewe ku gishiti cy'igiti cy'umuryango. Nyamara Pawulo akavuga ati, umunsi umwe Yesu abe bazamugomokera. Ntabwo atanga ibisobanuro uko ibyo bizaba. Pawulo yizera gusa imiterere y'Imana n'isezerano ryayo ko itazaheba ubwoko bwayo bw'isezerano. Ibi bikaba ari byo bitugeza ku gice cya nyuma cy'iki gitabo, umutwe wa 12 kugeza mu wa 16. Ariko wibuka ishusho ngari. Kubera kwizera Yesu kwabo, Abayuda n'abanyamahanga noneho babaye umuryango wa Aburahamu ugizwe n'abantu bashya bahindurwa n'Imana kubw'umwuka wayo. Uko niko Imana isohoza amasezerano yayo yahozeho. Kubw'ibyo igisubizo kimwe gikwiye nuko Abayuda n'abanyamahanga bizera Kristo bahuza nk'itorero. Umutwe wa 12 kugeza mu wa 13 yerekana ko ubu bumwe buzaturuka ku kwiyemeza gukundana no kubabarirana. Urukundo ruzasa nuko buri wese akoresha impano ze zitandukanye n'ubushobozi agirira mugenzi we neza mu itorero, kandi runagaragarire mu kwicisha bugufi n'imbabazi. Igihe aya matsinda y'amoko n'imico bitandukanye bizihuriza muri Yesu, ntabwo amakimbirane azabura, ariko nanone azahoshwa n'umuhate wo kubabarira n'ubwiyunge. Uko niko bazerekana ingeso za Kristo zirusha izindi ubwiza, urukundo arirwo rusohoza amategeko akomeye, gukunda Imana no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mu mutwe wa 14 n'uwa 15 byibanda byihariye ku bibazo birimo gutera ivanguramoko mu itorero rya Roma. Ibyo ni impaka ku mategeko y'imirire ya Kiyuda ndetse n'Isabato. Nuko Pawulo akavuga ko iyi mikorere idasobanura uri mu muryango wa Yesu n'utarimo. Kandi niba abantu batumvikana ku by'ingenzi mu mico nyamara bidafite umumaro, bagomba kwiga uko bitwara ku budasa bwabo, kandi akaba ari bwo buryo urukundo ruzakiza rukanahuza umuryango wa Yesu. Pawulo asoza urwandiko abanje gushimira Foibi, umuyobozi w'ingenzi mu itorero ry'Ikenkireya. Yagize amahirwe yo gutwara ahari ndetse no gusomera bwa mbere uru rwandiko amatorero y'i Roma. Pawulo asoza asuhuza abantu bose yari amaze igihe kirekire batabonana, maze uko aba ariko asoza. Urumva, ushobora kubona ukuntu ibice byose by'uru rwandiko byuzuzanya n'uburyo ki mu by'ukuri ari igikorwa cy'indashyikirwa. Ibyo bikaba ari byo bivugwa mu rwandiko rwandikiwe Abaroma.